and then Loki umushiti wanjye kuva 2023 I think nakoze kuri filime ye turi kumwe na ba Dumba abandi. Shout out kuri Dumba, shout out kuri Rocky, shout out kuri Kadafi Pro. Kuko mu Rwanda niho hantu wa mbere numva nyine ndeba nka speech y'umuntu nyine nkumva yakabije nyine gushyiramo mani yashyiye gukambye. So biragoye kuba twebwe twafata imyanzuro kuko kumva nyine. Yes, it's your boy director Password Idi Black tukare mucenga rupfungiga marira nyita password professional gafa. Nkuko rero mubizi ino ni Password podcast, ntago ubwa mbere umbonye, ariko mbere yuko nkuganiriza cyangwa se tuganira, reka nkubwire ngo kora subscribe kuri Password podcast kugira ngo ibiganiro byanjye uzajya ugenda ubibona, then n'inyigisho wenda tuvuganyeho ubashe kumenya aho bigeze, aho birimo kuva. So uno munsi mfite ibibazo njya nibazaho cyane. Ntago ari njye gusa, nawe ushaka kubyibazaho. Ikibazo cya mbere kiragira kiti nukubera iki muri no Tour du Monde, nuko iki abantu batamenye ko ari Tour du Monde. Abenshi bayize ngo ni Tour du Rwanda, horaga n'umuntu akambwira ngo ni Tour du Rwanda. Kutagiye muri Tour du Rwanda, how it is? Nkibaza Tour du Rwanda cyane Tour du Monde, Tour du Rwanda. Nyine abantu benshi bagiye bayivugaho nyine bitandukanye, nyine ntago bagiye bavugaho rumwe. Hagati abantu bagiye kuri amagare hamenyekanye amagare, ariko ntihigeze hamenyekana Tour du Monde. Ashanga nkibaza nukubera iki nyine byabaye nyine nanone nkongera nkibaza ngo eske nukubera iki abantu batigeze abahanzi ntago bageze sohora indirimbo nyine. Abantu ubundi uko byari bisanzwe, abantu barasanzwe basohora indirimbo y'Ewana za Danger, bakadukoma ama sound, bakadukoma indirimbo Ewana. Muri kino gihe twari tugezemo, abahanzi bose baricicikeye, usohoye akaririmbo akaba ari umwe babiri. N'indirimbo basohoye ntago ari indirimbo zo kwamamaza nyine ibintu by'amagare. Mwarayibonye? Njyewe numvaga ni njyewe wenyine nyine gusa, ariko bale byarantunguye cyane. Anyway, but muri ino sezo y'amagare yamaze icyumweru, twabonye abantu bake nyine bakora, abandi sinzi ukuntu byagenze nyine, sinzi nimba ari wenda platform zanjye kuri timeline nyine timeline njya kubona nkabona abantu barahuze, ukibaza ngo bahugiye mu biki. Ugasanga guhera kwa mbere kujya ku cyumweru nta bakiboneka, nta muntu kijyaho. Sinzi wenda nimba ari ukugira akazi kenshi, ariko se mugira akazi kenshi ryari mukabura ryari? Iki kintu mba nibaza. So ngiye ntekereza yuko umuntu akeneye kuruhuka mu mutwe kwanza mbere na mbere, kuko ukoze iminsi 10 yose utaruhuka, ndakiye ushaka kugira ikibazo pe. Udafashe umunsi wo kuruhuka umwe byiza uvuga ati isaha 2-3 reka nduhuke and relax. Man, ibaze yuko abantu bagiye kuruhuka ejo ku munsi w'umuganda, aribwo abantu bagiye kuruhuka bro. Aramuje n'umwe nigeze ko bareba ko ati ngewe ngira umunsi wo kuruhuka, abantu babayeho nabi, ariko ngiye ntago mbayeho nabi. Ngiye ngira umunsi wo kuruhuka, ntago nkora nyine amasaha y'umurenge, kuko nta muntu wandikiye amasaha y'umurengera of course. Ariko bajya bavuga ngo aba diaspora, abantu baba hanze nyine muri bino bihugu byagafashe, ngo nibo bantu bakora amasaha menshi byahatari, kuko ngo barimo kurwana n'umunsi ukuntu warangira, ukuntu nyine ayo masaha araza kuyahembwa, ngakora isaha imwe, indi saha akaza kuyikora ibindi bintu, akajya ku kandi kazi nyine ashiftinze nyine
ashiftinze nimba urugero yari ari wenda nko mu kugaburira wenda urugero amatungo, ejo urugero azajya gukora nko mu ntuza nko mu biti. Nabyo bibaho. Sinkibaza se man, bano bajene bakora amasaha nyine ewana ari seriye cyane nyine tu akabatatinda. Anyway, uyu munsi nanjye icyo nibaje bano bantu, eske gukoreshwa kugira boss wakubwira ati kora, kugira boss wakora no kwikoresha man, birababaza. Ubundi buriya kwikorera bitanga umutekano pe, biragora pe, ariko nyine bitanga umutekano. Ariko uzi kubyuka mu gitondo saa moya, boss wawe akaguhamagara ngo vayo ku kazi, byacitse iki, ugomba kugera ku kazi hakiri kare, saa 11 ukaba wahageze. Sinzi ukuntu mubibasha pe, sinzi ukuntu mubibasha. Abandi hari aho byananiye, abantu babizi neza. Ubundi kera 2010 kugeza byiraje bundi 2017 I think, abantu babyukaga mu gitondo saa 12 ngiye najyaga hanze nkabona abantu barimo kujya ku mirimo, bashishikaye, abantu barashaka gutera imbere. Ariko ubu ngubu nimba ari ya saha ya twese nye rero bana ni nk'ibintu nyamara nkabona isi yarahindutse nigi, isi yarahindutse ku bundi buryo butigeze baho ku murimo. Nyine abantu njye bamona barareze amaboko nyine tu, buri muntu ubu nkanjye hanga mfite akarimo k'amaboko njyamo, ari benshi murakazi. Ariko ugasanga njye ntabwo kansaha kuzinduka ijoro pe, akansaha kuzinduka ijoro nyine nka saa 10 za mu gitondo nyine burimo gucya. Njye akazi kanjye ntabwo kansaba nyine kujya nyine kare tu, akazi kanjye kansaba kuba flexible nyine no kubyitaho tu, nkabyitaho amakinga sure neza yuko ibintu byanjye byabaye clear. Ariko usanga nyine abantu bo hanze none abantu man, nizo kumva ngo abantu baba muri bino bihugu bya Europe naki wana ngo bagenda ngo kuri speed hatari, ngo nta muzungu wabona agenda gake. Kandi man iyo bari hano i Kigali nabonye bagenda uko bashaka, bagenda arangara. Nimba bagera hano ndenda bakabwira yuko muri Afrika bajengetse, nta bintu byo kwirwa bistress, struggling ntago ibaho. Mbere gusuzugura amafaranga yacu, hari ibintu ngiye mbura nkabona biri bizarre nyine bizarre. Sinzi wenda reka kanumbe mu buryo bw'abajene baba Canada nyine b'abahungu nyine tu, b'abajene. Ubuzima bwaho nyine hari ubwo ari 1/2 byibura, ubuzima bwanga hari ubwo ari 1/2 cy'ubuzima bwaho ngaho. Ku bantu kuba diaspora mutubwiye bimera bite nyine, ku muntu ukasanga ho nago hajya haba nka za boro zo umujene ahamagara umusista ati wansanze muri gete se tukigira utuntu tumwe na tumwe. Kigali umujene arabyuka akavuga ati shange yerekane hamagarire rero bebe wanjye twe twiganira twe ducirenga bama safe. Iki kintu njye nyitekereza ati se abantu bo hanze ko nyine bakora kuri speed amasaha tayari. Hari umujene, hari umuntu wigize kuza njyanyirya ngo bro ngo twavuze ngo saa 7 ngo wiziye ngo saa 7 n'igice. Ngewe buriya iyo wanyishyuye neza urabibona, ngewe wanyishyuye neza nta ngorane ngize zibaho nta biki, ngewe urabibona ko yuko ntago ngiye nahaguruka gutyo gusa. Ngiye ntarabona amafaranga wapi, kubera ko time araka poem kera twiga ngo time is money, money is life, life is good. Tuntu nkutwo eske
wowe nyine ni gute umbwira ngo mve home stay utarishyura nyine kubera iki mu Rwanda abantu bavuga ngo turi seriye ngo turi professional akantu bajya bagashyira ngo turi professional how ka professional ukaba mu professional kujya kwishyura byakunaniye kujya kwishyura no kubanza ukabaza ngo none se nga amafaranga ngo nese ngo waba ngo hayo ngo igice ngo why not nyine utarimo kujya ni muri professional mu professionnel akenshi je mu kazi nkora nigeze gukorana no mujene umwe tugira effort y'ikirere kirahinduka aranyishyura amafaranga yose kandi atanakoze wow ntago ngiye ko kandi ntago nahise mfokasinga ku mafaranga kuko ntanzara amafaranga ngira ntayo pe ntayo ngewe ndi munyakazi nyine ndakora ngomba gukora byanga bikunda niyo na flopinze ikirere ngomba gushaka kandi kazi nkora kugira ngo nyine ninjize nyine tu so umuntu nyine twarakoranye aranyishyura uwo munsi atanakoze ndaho ati kubera iki umuntu anyishyuye kandi abanyarwanda ko kageso nkabaziho abanyarwanda sizi nimba niyo mugize mu mahanga nyine muhinduka selfish gutyo nyine tu nkabaziho nimba uwo munsi naguhamagaye ukaza tukajya kuri tele tugakora cyangwa se ntidukore ubusanga ewana utarimo kwishyura ngo kubera ko ngo ntago wakoze kandi ngiye wahamagaye ngo ngere kuri tele yawe why not tutagomba gupenga bill ugasanga nyine kuri tele akenshi amatele mu Rwanda ngewe amatele yo mu Rwanda yarantangaje cyane yaranconfusinze cyane yego nkora mu Rwanda inshuro nyinshi ariko nyine ukuntu inaha mu Rwanda nyine biba bimeze biba biri too much bari selfish cyane n'inzara nyinshi aho inzara nyibonera ibaze kuba urugero wavuganye n'umuntu ngo urakora amasaha 3 mu masaha 3 akabaho ikirere gihinduka byura mu isaha imwe n'igice akaba yakwishyura ya saha imwe gusa n'igice kandi yakuvanye mu rugo waje gukora nyine tu wowe wahabaye ariko wowe se wowe gihe se wowe kirere nyine mugapfa ibyo bintu tu abanyarwanda niko duteye iyo niyo kamere y'umunyarwanda kwerekana uburakari no kudashaka gukoresha umuntu nkuko bigombwa waranze ukanamwishyura igihe cyarenze nge niyo gukorera umushinwa za 2018 na 17 16 aranyishyura ariko anyishyura amasaha nuko ngo namukora amezi 3 anyishyura nyine natangiye saa 8 abanza abaraya saa 8 igihe nasoreje akazi arayabara yandiko kwayo ku ruhande arangije no hahera uwo munsi abara ukwezi isaha naziye niyo natindagaho yarankataga ngewe nabaye seriye imbere yanyu cyane imbere yanyu abantu bakora ibintu by'amavideo nabaye seriye imbere yanyu igihe kirekire bya hatari kuko nabaye seriye biguhera niga segonderi ya kabiri hande umuntu nyine aba seriye saa 11 akaba ari saa 11 kuko nakoraga saa 11 kugeza saa 11 za mu gitondo kugeza saa 12 zuzuye top mu kadomo bamvuye mu kazi nkabanda tashye nkoga nkajya mu gahishfoma nkava akahishfoma nkateka namara guteka nkajya mu wenda nko mu supermarket nkafata akantu gakonje kuko inaha Kigali kugira ngo uzabone uri umujene y'imyaka 10 n'ingahe ntago nari ndengeje 16 I think ndatekereza naho hafi nyine muri iyo myaka nyine tuni muri iyo range ukumva ntago amafaranga nahembwaga yari make ntago yari amafaranga menshi ariko yarantunze kandi nari mbayeho mu buzima bwiza cyo gihe ibintu nyine byaguraga make na Kigali donc kubaho wowe ubwawe ntago byari bigoranye ahubwo cyari kigoranye no kumva no kwihangana icyo kintu nicyo kigora n'abantu kugezana n'aka kanya hagiye umuntu mubwira ukumva nashaka kumva birimo kumugora ubu ngubu biragoye cyane sinzi nimba ari generation yahindutse generation
Generation Z kabisa mwarahindutse. 4 saa 11 wabaga watinze, ubundi saa 11:15 gate yabaga ifunguye, akayifunga saa 11:15. Saa 11:15 nakora umushinwa wa mbere muvaho. Umushinwa wa mbere naramukoreye muvaho, njya ku mushinwa wa kabiri. No umushinwa wa kabiri yo yankiremo n'imiyaga danje. Naza ku kazi saa 2 za mu gitondo, nkataha saa 4 za nijoro. Ndikumva nahembwaga amafaranga 150. Kumva ukuntu ari make. Aka kanya nyine ni make kubera ko bitewe na responsibilities nari mfite, ariko aka kanya navuga yuko ari amafaranga ntago ari make cyane, ariko nabwo ni make mu kuntu kubera yuko amazu y'i Kigali yarahenze. Ubu ngubu nta nzu ya Kigali ushobora kubona iri icyumba na salo ku 150. Tank kirimo toilet, douche na toilet ntashobora kubona, biri hejuru nyine, ibintu biba biri hejuru cyane. So ibyo kurya nabyo ubusanga nyine ibyo kurya nabyo Kigali irahenze nyine ku buryo uri umujene nkanjye nyine utazi gukotana ari n'abantu bajya bakora bakambura abantu for nothing, ngo nukubera yuko utinzeho iminota 2 umwe, kandi nawe none ugasanga yawe yaranabikabirije, none ugasanga ari umuntu uri selfish. So ako na story nabahaga nyine gatoya mvuga ukuntu ubuzima hano i Kigali bumeze. Ikindi gucreate inshuti, navuga inshuti. Urugero uvuye i Kigali wari ufite inshuti wenda nka 20, ugereranyije nka 20, urashaka kujya gushaka ubuzima handi hantu. Ese bigenda bite abantu uvuye hano i Kigali ugiye Canada, ugiye gucreate ubuzima, cyangwa ugiye American Ottawa, cyangwa se ugiye Chicago ugiye gushaka ubuzima, eske utangirira kuki? Abantu bazakwakira nibo ukomezanya n'inshuti ukazikomezeza aho ngaho, ukamenya how it is, ukakomeza ubuzima nyine ukamenya. Urugero nk'iyo ugezeyo, ngewe ukuntu nabyumvishe, sindagera za hano ngo Canada, Ottawa cyangwa zahe hose, ntago ndajya, ariko bafite inyota yo kumenya ngo kubutaza ururimi. Urugero inaha runo tuvuga how are you, hi, how, ibintu ibyo ngibyo, ibintu biraho by'i Kigali nyine byo kubeshya abantu, kandi uko gakongeza tutwivisha ngo how it is, how it is, how what, nibyo tutwigira i Kigali. Ngiye niko mbizi, kuko akenshi ujya mu rurimi rw'abandi. Urugero nk'iyo umuzungu aje i Kigali ukuntu avuga mwaramutse, muraho, mwiriwe, birumva ko bisa nkaho bimugoye. So natwe rero akenshi nyine biratugora. Se bigenda bite kugira ngo umuntu afatishe nyine ubuzima, yumve yuko kuvuga adategwa, kugira ute, yamenyere. Urugero nk'abantu bavuga igiportuge, ni ikintu numvise ushaka kuba igiportuge, nigiye kumva gisa nkaho kigoye mu kuntu. N'abantu wenda baba mu Bushinwa, za Taiwan, ibaze ko ngewe nari nzi yuko ururimi kurwiga bigora, ariko buriya iyo utiyumvishemo ikintu mu mutima wawe ko ugomba kugikora, ntago gikunda. Kubera iki? Nigeze kugira umwarimu unyigisha igishinwa, arambwira ngo baravuga ngo ntago bavuga ngo hi, ntago bavuga ngo nyine. Urugero ujye kuvuga ngo hi, ntago bavuga ngo hi, bavuga ngo hey. Urugero ujye kuvuga ngo niha, ntago ngo bavuga ngo niha, bavuga ni how. Nyine ngewe nahise mbyiyumvamo cyane. Urugero iyo barimo kwigisha nk'umuntu ukuntu afilingamo ikintu n'uburyo atangira kivuga, niyo baba babigusobanura inshuro 5 uhita wumva ko icyo kintu nyine ugomba kucyumvamo, ugomba kugikora. So nkibaza ni abantu bagera mu bindi bihugu by'abantu runaka bigenda bite? Ese hari umuntu ubu hari kugira ngo
nyine akwigishe akujyane ku isoko akubwire ngo ibi ni ibirayi babyita gutya, ibi ni ibiki babyita gutya. Ubuzima buragoye kugira ngo uzafunde ubundi buzima mu bindi bihugu, amafaranga. Reba ukuntu uhangarika urimo gushaka ibihumbi 5 hano. Ibaze rero nuhangarika ugiye gushaka ibihumbi 20 bya Canada amadolari. Ejo ndabonye Rocky arimo kuvuga ngo yagiye ngo US, bamugira inama ngo ntago ariho wagombye kuba urimo kujya, ariko nukubera iki abantu abantu bakonfusingwa n'ubuzima bw'abandi. Urugero nimba twarabanye muri quartier ininza aho ngaho uratangira gukonfusinga kubera iki? Nyine bireke. Urugero ushobora no gusanga hari umuntu nyine yasuye nyine whatever utamenya. Nyine mpamvu akenshi ngiye nta kintu babimbwiye pfa kubona nyine ubuzima bugenda, ibyo biba bihagije. And then Rocky umushite wanjye kuva 2023 I think nakoze kuri filime ye, turi kumwe na ba Dumba abandi. Shout out kuri Dumba, shout out kuri Rocky, shout out kuri Kadafi Pro. Koko Kadafi yigeze kumakaza agacishije ku muntu ku direct umwe. Nyine nawe mbona nyine arabyubashye nyine uburyo ampayemo akazi, kuko hari uburyo umuntu agwamo akazi nawe Kigali bitewe no kuri mutari muziranye cyane. Ni nkayoze nyine mba nibaza ni gute umuntu nyine aguhaye akazi. Ni gute umuntu aguhaye akazi, ni gute? Ngewe rero ndi umuntu utajya upfa ibintu iyo bitari nyine ibintu biri perfect mbibona biko biri perfect, ntago mbibona biri too much, mbone wana bya growinze cyane. Nyine nyine hari abantu ubwira nk'ikintu cyangwa umuhuza n'umuntu ugasanga yabigize nyine yabigize too much, kandi buriya ku Imana niyo kwiye kubahwa. Ibintu bibyiniye byaba too much ku Mana nta kibazo, kubera yuko twese ku isi hano twizera Imana. Nicyo kintu cya mbere buriya inakwiyeretse gutya, sinzi niba waba ukiriho ariko ubashe kuyibona n'amaso ya gutya. Hari nk'urundi rurimi wahita uvuga nyine niko mbyumva. Ariko abantu iyo duhuye, friendship yacu idukurura amarangamutima yo kuba twakuvugaho ikindi kintu. Dukura nyine kubera iki bitworohera kuba twakuvugaho ikindi kintu nyine, ariko no kugenda bigatuma tukuvugaho ikindi kintu. Gukreya ubuzima ndavuga friendship n'abantu baha hanze n'inshuti. Eske inshuti yawe urayifite ikumara iki? Kugira ngo mubyumve neza nk'ubuzima bwa hano Kigali, ufite friendship 20 zigesta nyine umuntu uko mubanye bibiri bitandukanye n'undi. Noneho uvuye hano ugiye Canada, ugezeyo, eske urabona ari iyihe tandukaniro rya friendship ya Canada na friendship ya KGL? Nk'abantu mubanye, wiga school, ukora akazi runaka, ubona ni hehe bitandukana nyine friendship ya Canada and na hano Kigali nyine tu ni gute? Byari umuntu wambwiye ati buriya abazungu barakundana, abazungu barakundana, niyo gukunza gukunda ngo atakuryarya. Abanyafrika twe nta rukundo tugira. Sinzi nimba uwo muntu wamugira nk'iye nama. Nirigende ndimo kwibaza friendship koko friendship ni gute muyikreya nyine tu. Njye mba nabyibaje nabibuze nyine ni gute uva ha i Kigali ukajya Canada ukajya
create friendship kumva yuko ariyo iri strong cyane kurusha ya KGL muri bagenzi bawe man. That's why nyine mbyibazaho. Ikindi kibazo nibaza ukuntu iyo abantu bageze muri Amerika bavuga ngo bafite amafaranga bakabasaba ariko n'abantu bari muri Amerika cyangwa se n'ahandi muri Europe muhehe hose iyo umuvugishije hey abazi ko ugiye kumusaba amafaranga pe cyane rwose, ariko nawe iyo ariyo yafite ntaba ashaka ko muvugana. Umuntu uri nka US cyangwa umuntu uri France ntabwo aba ashaka ko muvugisha umusaba amafaranga. Naje no kumenya yuko abantu birango bari ngo Europe ngo nta mafaranga bigira, n'abantu bari za Belgique ngo nta mafaranga bagira. Nicyo kintu cya mbere ngo amafaranga buranga aba US ngo na Canada ntayo bagira. Man, ngiye igihe byarancenge kuzama baba bajya gukora iki? None ugasanga ngiye njya nkora nkigereranya abana se abantu bagiye kubaka y'amazu bagaturaho imiryango yabo ikaba yose. Okay, ni igihugu cy'isezerano of course. Igihugu cy'isezerano urabizi ko nk'ubu Trump abyutse akavuga ati mwabareze mwese mumanuke wanyu mwese mbabure abantu mwese mutavukiye hano mbabure mwese abantu guhera, akavuga ati wenda abantu baje guhera muri 2012. Okay, reka mvuge 2015 mwese mumanuke. Byaba bibabaje man. Biragoye kumvisha umuntu yuko hano yahasiga imirima y'ikibiki byose kugira ngo na anytime na aramutse agarutse abibone nyine tu. Ntago mwizera habe na gake. Kandi kuna abana y'Kigali ari abana babi. No kwanga bategereje ubundi iyo buriya iyo umuntu yabuze uko nava Kigali akumva nk'icyo gitekerezo kiraje wo mu mashyi cyane. Akoma mu mashyi y'abantu kumva nyine ni wa muntu urimo gushimishwa nuko agiye kubona mugenzi wagaruka nyine mu gihugu tu. Ngibaza neze ni byiza kuba wasiga nyine ibikuranga ina. Ushaka ko waravukiye mu Kamenge ukaba Ottawa ukaba Las Vegas ukaba zahe witunze umeze neza, ariko nyine anytime ukazamanuka. Hari n'abasane benshi nabonye baramanutse bitewe n'ibintu nyine baregwaga nyine tu hakurya agatewe ntago twakomeza kuguheza for that for this ntago nyine twakomeza kuguhereza kubera yuko hari dukoso ugiye ufite. Anyaze mana abantu bagiye banaciringa mana, kuko hari nk'ibintu ngemba numva biri dati nyine tu kubera yuko ntago kuba turi Canada kuba turi he ntago biduha guta ubumwe bwacu nyine nk'abanyafrika. Anytime ushobora kumanuka it is what it is. Ikindi gitekerezo cya kane nari mfite kubabazaho, nanjye nigi nabikoze ariko mbikoze kubera ubushake bwanjye, ntago akenshi njya mbikora. Mba numva nyine nabikora. Ni ikintu cyo kuvuga indimi kavanga indimi nyine kavuga ngo ngo bro I don't know what it is bro, kubera yuko anything is good man, is Gucci bro, kubera yuko ntameze neza bro ndakubwira ngo je suis malade. Wabaye iki kutavuga Ikinyarwanda kandi tuzi yuko kizi neza? Nyine kuvanga indimi ikintu nshatse kuvuga ngaho, kuvanga indimi, kuvanga ururimi rw'Ikinyarwanda gakondo yawe ukayishyiramo izindi ndimi nyinshi, urumva ariko kuba warize? Gira wiyoroshye. Njyaro ukuntu njya numva nk'umwana wa Canada arimo akavuga Ikinyarwanda gikuze cyane. Hari Ikinyarwanda gikuze nyine hari Ikinyarwanda gikuze kuko akenshi nigeze kumva numva
arangiye bati buriya iyo bana ariko ndaza gukora part 2 ejo y'ikiganiro cy'ibintu njya nibazaho. Iyo bana na mukecuru wawe akenshi nk'utuntu akubwira usanga ari ikinyarwanda gikuze. Mukecuru wawe kubera ko ikinyarwanda cy'ubu ngubu harimo ngo yo nigi, harimo ngo yo bro, ngo yo bro, yo bro, ngo bro, ngo no bam, ukibaza no bam. Nk'umwana ukuze uzi ko aba yivugisha inaha abana bafite imyaka noneho nka za 18 n'irindwi na za 22 n'umwe bavuga ngo yo ngo bro, ngo no bam she, no funny she, no what the asemani. Ni ukubera iki mwihindiye abagengi cyane? Nyine hari case yigize kubaho ndabyibuka y'abanyeshuri bacuze birotaboro ku kigo kimwe ntashatse kuvuga, bacura birote. Noneho arabo nangiye kugura brosada nyine kwa farumasi Haboro. Nyura ku mushiti wanjye Haboro acuza nyine, ndamubwira ati se bite ko ndimo kubona abanyeshuri hano benshi bahita abajene benshi atanga ngo man ngo siko uyu ari wa mujene ngo yitwa ngo password dukora ku ndirimbo man ngo zaba Bruce Melody ngo bro ngo no muniga ngo no star ngo no fanish bro ngo no fanish ngo ngo uyu nguyu none ni kill them. Amana zikabaniga noneho abaniga bari bakongeje wana amatabi ngo bari neza ngo bro ngo twe ngo turi neza, ngo twe turi neza bro, ngo nta kintu ngo azutubwira ngo bro ngo cyaze bro ngo urarenze ngo cyakoze reka mubwire ngo ngiye ngo za Kamana ngo ziza zizindengeza ngo zimbwe. Nyine numva amagambo hasi abajene siko mu minsi iri imbere umujene azajya avuga nk'ikintu kabiberwa ibinavuze. Umuntu heruka i Kigali nko mu myaka byibura 15 ashaka kuzakumva ikinyarwanda nta kintu arimo gutoramo pe, nta kintu nk'umuntu wavuga ikigande wavuze ikigande imyaka 15. Cyanze cyo utageze i Kigali muri iyo myaka inaha uraza ugasigara kubera ko indimi zarahuriranye. Sanga umwana wabo bavuga igiswahili n'ikinyarwanda, handi ugasanga avuga igifaransa n'ikinyarwanda, hano ugasanga avuga icyongereza n'ikinyarwanda, hano noneho ugasanga avuga igishinwa, icyongereza, igiswahili, ikinyarwanda n'igifaransa. Abo bana rero biragoye kugira ngo nyine uzumve understanding nyine yabo n'urwego iriho nyine to, ariko biterwa n'ahantu biga. Yewe ikintu nibazaga kuva na mbere nyine n'icyo ngicyo cy'ukuntu abantu afata ururimi rw'ikinyarwanda bakavangamo izindi ndimi nyinshi ngo so his excellent abantu ba ministry yigeze kwipfa nabo arahabwiye ati ariko utavuze so rero so bro so nigi so man so little man yo man man is man bro man ngewe bro ukumva nyine umuntu byamujennye. Rero ko byumva ibyo bintu biranajenanye. Mu Rwanda niho hantu wa mbere numva nyine ndeba nka speech y'umuntu nyine nkumva yakabije nyine gushyiramo mani yashyiye gukambe so biragoye kuba twebwe twafata imyanzuro kuko kumva nyine ni so arimo kuvuga ni so nyine nk'umuntu akunda igihugu cye akenshi yavuye nko mu mahanga aho bavuga izo ndimi waba yumva nawe byamubangamiye. Abenshi abadespora uzumve ntago bashyiramo so, ahubwo ubuniga bw'i Kigali n'ubukobwa bw'i Kigali rwo baganje ngo so ngo mane. Ibyo rero nibyo bibazo nibazaga nyazani se bigenda bite, se mu bizovinga gute. Patu ndashaka kujya ngo tuganire ku kintu bita mubayeho mutabantu muba muri bino bihugu mubanye ariko n'abantu bakoze kubera yuko ikinyarwanda kirahinduka gitera imbere gihindurirwa n'amajambo menshi. Ntaga ari amagambo, ni amajambo yaba menshi aba amagambo sinzi wenda nimba
bibaho cyangwa se mwe mubikoresha, ariko ngenzi uko ari amajambo ni menshi, amagambo n'abantu bavuga ubusa manza. So muvuga nyine ikinyarwanda gute mu majambo yanyu nyine, mufata ijambo gute, excuse nyine gute, reka mvuge gutyo kugira ngo mubyumve neza. Musaba imbabazi mute mu kinyarwanda abantu muri aho hakurya. So reka ngarukiraho ngaho rero. Twari turimo kubana muri kino kiganiro, nyita Edi Black Talker mu cenga rupfungi gamarira, nyita password professional gafa, umwami w'amatara mu gihugu. Bro, ninge muntu wa mbere ukora indirimbo ziri kuri standard, nongere mbabwire itabaho. Utabibona wese aba ari umuswa. Ntuzangereranye, ntuzanyitiranye, ndetse ntuzambangikanye. It is what it is. Nyita Edi Black Talker mu cenga rupfungi gamarira, nyita password professional gafa. Stay tuned, stay in touch, click to subscribe, like, share and comment.